twasinze, ahubwo wa wundi mwabambye, wa wundi mwishe niwe wakoze ibi ngibi mureba. Hanyuma ikindi cyaje gutangaza abantu, cyaje kubemeza, kubera ko yari umwuka w'Imana wari wabonetse kuri bo, kubera ko ari Yesu yari yarabasezeranije, kubera ko cyari gihe kigeze, kubera umuhamagaro wabo. Baje gutangazwa nuko barimo kuvuga indimi zitandukanye, ngo bamwe batangira kuvuga, babandi bapinga, babandi batangira kuvuga ibidakwiriye, batangira kuvuga ngo abo bantu bashobora kuba basinze, ngahari ngo banyweye ihira, ariko ntabwo bari banyweye ihira. Ngo hanyuma ngo Petero ngarasohoka ahagararanye na Yes, ndonge ndabasuhuje mwese mukurikirana Umuririmbi Gatatu TV aho muherereye hose mu gihugu, yaba i Kigali ndetse no mu zindi ntara z'u Rwanda, ndetse no ku migabane y'isi itandukanye, umugabane w'Uburayi, umugabane wa Afrika, umugabane wa Aziya. Mwese turabasuhuje cyane, dushimiye abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, dushimiye abantu bari mu gihugu cya Amerika, Canada, ndetse no mu bihugu by'Abarabu. Turabizi ko mudukurikirana cyane isaha ku isaha, mukurikirana notification zacu. Ningingo umuntu wese utari wakora subscribe, gukora subscribe kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana nkuko mumureba kuri kamera zacu. Reka mwakire azamura ijwi, abanza dusuhuze, atwibwire, ndagaruka mbabwira. Okay, murakoze. Ndabashuje cyane mwese munkurikiye ku Umuririmbi Gatatu TV. Okay, amazina nitwa Ephraim Gakomba, ndumuvuga butumwa. Hanyuma nkaba nifuza kuganira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi. Hanyuma reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Imana idukunda, turakwinjiza kugira ngo Data wongere kubana natwe muri aka kanya, abankurikiye muri aka kanya ndakwinjiza kugira ngo bose ubahungisha babe mwiza, kandi nanjye reka wongere kubana nanjye, reka mbe igikoresho cyawe muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo kirogoya zose zikurweho. Ndakwinjiza kugira ngo rero buri muntu wese uzakurikira ijambo rizamubera ijambo ry'umumaro. Urakoze mwiza kugiye kubana nanjye muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Nkuko nari mbabwiye n'ubundi, amazina nayo ngayo, nsengera mu itorero Intumwa z'Ububyutse i Gahini, ku mudugudu wa Gahini mu karere ka Kayonza. Hanyuma ijambo nifuza ko twaganiraho cyangwa umutwe w'amagambo ni umuhamagaro. Mu by'ukuri turabizi neza, cyangwa se nawe nkurikiye hari umuhamagaro ufite, ariko imihamagaro myinshi itandukanye uko twahamagawe gutandukanye. Hari abahamagawe ari abavuga butumwa, hari abahamagawe ari abaririmbyi, hari abahamagawe ari abapasiteri, hari abahamagawe mu ruhande rwose. Hari uwahamagawe akora umurimo w'Imana, gutera inkunga itorero mu buryo bw'amafaranga n'iki, buri muntu wese mu ruhande rwe twahamagawe bitandukanye. Ariko icyo nshaka kuvuga ku muhamagaro cyane, nshaka kuvuga uburyo umuhamagaro wacu dushobora kuwuhagararamo kugira ngo Imana iduhe umugisha, cyangwa se ku buryo intumwa zahagaze ku muhamagaro wazo, n'uburyo zarindiriye igihe zari mu cyumba cyo hejuru basenga, umwuka w'Imana akabatungura, hanyuma abantu bakaza kubibazaho cyane. Mu by'urukuru uko tubizi, intumwa ngo zari mu cyumba cyo hejuru zirindiriye, bari barindiriye kugaruka kwa Yesu, bari bazi ko hari Yesu azabasanga aho bari, ariko bari bahuje umutima basenga. Amina. Hanyuma kwa guhuza umutima kwabo niko kwavuyemo kumwuka wera aza kubasanga, nkuko Yesu yabibasezeranije ajya kujya mu ijuru. Yababwiye ati muzarindire, atariko ntago mbasize mwenyine, nzabasigira umufasha. Hanyuma umufasha baje kumubona ariko bahuje umutima. Muri uyu muhamagaro dufite, mu mihamagaro itandukanye, dukenera guhuza umutima kugira ngo tubashe gutabarwa ndetse no gukomera. Amina. Hanyuma ngo barindiriye bari mu cyumba, ngo hanyuma baza gutungurwa n'umuriri. Hanyuma batungwe n'uwo muriri umwuka wera, nibwo batangira kugabanywa indimi, buri umwe avuga ururimi rutandukanye. Hanyuma noneho ikintu gitangaje, ngo abari bari kubumva, abaje kubumva baje gutangazwa nuko barimo kuvuga indimi zitandukanye. Ngo bamwe batangira kuvuga, babandi bapinga, babandi batangira kuvuga ibidakwiriye, batangira kuvuga ngo abo bantu bashobora kuba basinze, ngahari ngo banyweye ihira, ariko ntabwo bari banyweye ihira. Ngo hanyuma ngo Petero
ngarasohoka ahagararanye n'abandi arababwira ati ntabwo twasinze, ahubwo wa wundi mwabambye, wa wundi mwishe niwe wakoze ibi ngibi mureba. Hanyuma ikindi cyaje gutangaza abantu, cyaje kubemeza, kubera ko yari umwuka w'Imana wari wabonetse kuri bo, kubera ko ari byo Yesu yari yarabasezeranije, kubera ko cyari igihe kigeze, kubera umuhamagaro wabo. Hanyuma bamwe batangira kuvuga bati twumvishe ururimi rw'iwacu. Nicyo cyaje kuba ikimenyetso. Nshuti yanjye rero unteze amatwi, ndakwinyize kugira ngo uhagarare mu mwanya umwe kandi uhuze umutima na bagenzi bawe. Umuhamagaro wose waba ufite ntabwo nkuzi, ariko ndagusaba kugira ngo uhuze umutima na bagenzi bawe kugira ngo ubashe gutabarwa. Ntabwo ushobora guca muri biriya bintu byose, ntabwo ushobora kugira ikintu wageraho udahuje umutima na bagenzi bawe. Ni kenshi ni intambara nyinshi ziboneka mu itorero kubera kudahuza umutima, kubera kutajya mu mwanya umwe, ariko ndakwinginze kugira ngo wowe uhuze umutima na bagenzi bawe, hanyuma haboneke gutabarwa, hanyuma umwuka w'Imana azaboneka muri mwebwe. Rero mwene data, ndakwinginze kugira ngo uhuze umutima. Murakoze rero kuba munteze amatwi, murakoze rero kuba mwumvishe aka kanya, murakoze kubakurikiye uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Twasoza dusenga. Mwami Imana yacu, urakoze kubabanye natwe, urakoze kubw'uyu warunkurikiye muri aka kanya. Reka rero umuhe guhuza umutima na bagenzi be, reka wongere imbaraga mu mirimo akora, reka wongere imbaraga mu muhamagaro we, kandi data ndakwingize kugira ngo umugisha ube kuri we. Urakoze Mwami Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Turagushimiye kubwo buhanuzi bwiza ugejeje ku bakozi b'Imana bari hirya no hino ku isi, kandi twifurije kugubwa neza n'amahoro y'Imana. Reka dushimire abantu bose bari badukurikiye, tubibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza, musharinge kugira ngo abantu bumve kugira neza kwa Yesu Kristo. Dushimiye Gakumba twari turi kumwe, umuvuga butumwa, muhanuzi w'Imana. Imana yasize amavuta, reka tumusabe soza narangiza dusigire contact ze ku bantu baba bakifuza gusengana nawe bagafata umwanya. Aratubwira nimero yanjye ya telefone ni 0783101058. ndayisubiramo 0783101058. wafatanya nanjye gusenga cyangwa kuba mu mwanya umwe kugira ngo dutegereze gutabarwa kw'Imana. Murakoze.